Yesu nashimwe. Reka turebe ijambo ry'Imana turi busanga mu Magalatiya igice cya 6 umurongo wa 1 tugeze kwa 10 ngo bene data umuntu niyadukwaho n'icyaha mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Mwakirane bibaremerera kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo aba yibeshye. Ibyiza ni uko yakwisuzuma mu murimo we ubwe, kuko ari bwo azabona icyo yirata kubwe wenyine atari kubwa mugenzi we, kuko umuntu wese azikorera uwe umutwaro. Uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Nimuyobe Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Kuri iri jambo ry'Imana hari umurongo ati bene data umuntu wa mbere niyadukwaho n'icyaha mwebwe ab'umwuka mumugaruze ubugwaneza. Hano ni mu gihe umuntu yayobye, ni mu gihe ageze mu gihe cy'akaga, hahandi ibigeragezo byose biba byamusukiyeho, twebwe ab'umwuka tujye tugaruza wa muntu ubugwaneza tuzamugaragariza. Ariko usanga ab'iki gihe aho kugira ngo tugaruze wa muntu n'ubugwaneza, ahubwo turahindukira akaba ari twe tumutaranga, akaba ari twe tumushyira hanze, kandi nyamara ntabwo tuba tumwereye imbuto, kuko ubugwaneza twakamugaragaje nibwo bwagamugaruye mu nzu y'Imana. Kandi ugaruza ubugwaneza umuntu nk'uwo ntakibwire yuko ahagaze neza, ahubwo ujye wirinda ko hagira ikigugusha. Nitubibira umubiri tuzasarura kubora k'umubiri, umubiri uzabora, ariko nidukorera umwuka tuzasarura ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu tugomba kuba maso.